Twongeye kubaha ikaze bene data bakurikiye Real Talk One TV. Nizere ko muri amahoro aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye. Imana ikomeje kubarinda. Turabaramukije, turabasuhuje, turavuze ngo mugire amahoro y'Imana. Twongeye kandi kubashimira kubakomeje kudukurikira ku biganiro twakoze. Turabashimiye kuba bamaze gukora subscribe. Rwose turabashimiye ku nkunga yanyu mwaduteye. Nongere mbasabire umwaka musha na Merry Christmas. Yesu yongere kandi avuke mu mitima yanyu bundi bushasha. Uko dutegura amazu yacu, uko dutegura imibiri yacu, uko dutegura imyenda, uko tudekora amazu yacu, reka ariko tudekora n'imitima yacu, kugira ngo duhore tumwiteguye anytime, isaha iyo ari yo yose, duhore twiteguye Yesu ko yaza. Ese uramwiteguye? Mwiteguye gute? Reka ukomeze gutegura umutima wawe nk'uko ukomeza kwitegura Noheli. Iminsi mikuru kwitegura, urusheho gutegura n'umutima wawe. Nanone waba ufite ibibazo bitandukanye ugenda uhura nabyo mu buzima, ubu nyine wihangane kandi wizere Imana, kuko Imana ari ihindura ibihe. Igihe cyose ugezemo uzumenya ko ari cyo gihe cyawe, ariko nanone wizere ko kitazahora uko kimeze. Hari umunsi Imana izabihindura. Wihangane. Ufite ikibazo cy'uburwayi, ihangane uzakira. Ufite ikibazo cy'icyaha cyakunaniye wagerageje, senga Imana kandi wizere kuko Imana yaguhindurira amateka, nawe ukaja mu mubare w'abakirisitu, ukaja mu mubare w'abizera Imana, ukaja mu mubare w'abana b'Imana. Ufite ibibazo by'ubuzima bikugoye, ibibazo mu buryo buri financier, Imana nishobora byose. Uyizere gusa, Imana izagufasha. Reka nanone dusome ijambo ry'Imana hano, tuganire iminota mikeya. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere, umurongo wa 2 tugeze ku wa 4. Aravuga ngo, bene data, mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana. Ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose, mushitse mutabuzeho na gato. Nagira ngo tuganire ijambo ritoya rivuga ngo kugeragezwa ko kwizera kwawe, kugira ngo ubashe kumenya neza yuko kwizera kwawe gushitse. Kugeragezwa ko kwizera kwawe, kugira ngo ubashe kumenya neza yuko kwizera kwawe koko gushitse. Ese twamenya gute ko ufite kwizera gushitse, kuzuye? Kuko Bibiliya ibitubwiye igihe utaraca mu kigeragezo. Kuko twese twizera Imana, twese twizera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wacu. Ariko nanone iyi si turimo irimo ibitugerageza byinshi, kuko bireva ngo duhura n'ibitugerageza kandi ngo bitari bimwe, mu buryo butandukanye. Ariko se ko yavuze ngo twemere ko tugeragezwa, twemere ko kwizera kwacu kugeragezwa. Ese iyo wahuye n'ikigeragezo, ese kwa kwizera kwawe kurasohoza koko, cyangwa uhura n'ikigeragezo kikagutsinda kikanesha kwa kwizera kwawe? Wibuke yuko ibigeragezo byose duhura nabyo ntabwo ari Satani bizana. Hari ibigeragezo Imana yonyine ubwayo yemera ko bitugeraho. Mwibuke igihe cyande
cya Yobu. Satani yarabwiye Imana ngo ni gute none se ko wamuhaye byose, afite ibigenda n'ibitagenda, afite abana, afite amatungo, yabuzwa n'iki kukunezeza? Yabuzwa n'iki kugushima? Yabuzwa n'iki kubaho neza, kukwizera? Ariko Imana iramubwira ngo ntabwo Yobu anyizeye kubera ibintu afite, ngaho ndabiguhaye, ariko nkwimye umutima wiwe. Ese ibigeragezo uhura nabyo wari wagera ku rugero rw'ibyo Yobu yahuye nabyo? Kuhura n'akageragezo gato kakagukubita hasi. Habe no mu ishuri bisanzwe, abanyeshuri baja mu ishuri, abanafunzi bakaja mu ishuri bakiga, ariko kugira ngo umwarimu amenye neza ko abanafunzi bafashe, atanga ikizami. Icyo nico kigeragezo cyabo. Ugitsinze, utsinze cya kizami, abanesheje. Uwo cya kigeragezo kinaniye, ikizamini kinaniye, abatsinzwe. Bayivuze ngo nta somo yafashe, ntibyamucengeye. Ese ibyo tubwirwa, kuko biravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niba turyizera nk'iry'Imana ritangwa n'Imana, ari ibyahumetswe n'Imana itabasha kubesha, kandi bidusaba kwihangana, bidusaba kwizera ibyo Bibiliya ivuga. Iyo duhuye n'icyo kigeragezo nyine duhura nacyo, tubyitwaramo gute? Ufite kwizera kungana gute gushobora gutuma utsinda ibigeragezo byose? Ikigaragazo uhuye naco cyose ntukireba, ahubwo ukareba hirya yacu, ukamenya ko hari Imana irenze ikigaragazo wahuye naco. Kwa kwizera kwawe kukagutsindishiriza. Ntabwo tuzabura guhura n'ibibazo n'ibigaragazo muri ino si, ariko bene data, wewe nkurikira uyu munsi, ndagusaba ngo wongere kandi urestore kwizera kwawe. Umenye ko Imana iri kumwe nawe mu byo ucamwo byose, uko biri kose. Imana izabana nawe ibihe byose. Ni Imana yawe uyu munsi, ni Imana yawe ibihe byose. Dawudi yaranditse aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanje, sinzakena. Ngo anjana iruhande rw'amazi adasuma, ngo ansubiza intege mu bugingo bwanje. Iryo jambo wibuke ko Dawidi arivuga, hari icyaha yari yarakoze, twese turabizi, abasoma ijambo ry'Imana. Hari ibyo yakoze bidashimisha Imana. Mwibuke amaze kugira gutera inda wa mugore wa Uriya w'umusirikare we, umwe mu basirikare biwe, ariko akagerageza ukuntu yahisha, navuga ngo yahisha ikirari, yahisha ibimenyetso, bigatuma ahamagaza umusirikare wari ku rugamba, umugabo wa mugore, ngo atahe, amusaba kuja kurara iwiwe kugira ngo aruhuke, afate pause. Ariko buri umusirikare aramubwira ngo sinshobora kuja kurara mu rugo, sinshobora kuja kwinezeza, size abasirikare bagenzi banje ku rugamba. Dawidi biramubabaza. Umusirikare yasubiye ku rugamba, ariko Dawudi nanone yongera kandi akora icyaha cya kabiri cyo kumwicisha. Atuma ku mugaba mukuru aramubwira ngo mufate Uriya mumushire nko muri advance part, aho aduye ashobora kurasa adahusha, aho adashobora gucika ku icumu. Niho bamukize koko arapfa. Yakoze icyaha cyo gusambanya umugore we, yongera kandi akora icyaha cyo kwica umugabo wiwe. Mbese yasambanyije uwo mugore
n'umugabo we aramwicisha ku rugamba. Ariko nyuma y'igihe, niyo mpamvu Dawudi yavuze ngo Uwiteka ansubiza intege mu bugingo bwanje, naho nanyura mu gikombe cy'igiciro cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Dawidi yongera kandi agarukira Imana, kuko nubwo yakoze kiriya cyaha, ariko umutima we wicuza wagarutse imbere y'Imana ayisaba imbabazi, kuko yari yizeye ko nubwo yanyura muri cya kigeragezo cyamutsinze uwo munsi, ariko hari Imana yakongera ikarestora ubugingo bwiwe. Imana yaramubabariye, kandi turabizi ko Bibiliya imutangaho urugero cyane. n'Imana yavuze ko nta wundi ufite umutima nk'uwa Dawidi. Waba waratsinzwe n'ikigeragezo runaka, waba waratsinzwe n'icyaha cyakunaniye, ntabwo twabuze inyoni gukora ibyo zikora ku mitwe yacu, ariko ntukemere ko zikwarikaho. Mwene data, uyu munsi wa none ndagusaba, ndakumenyesha ko nimba uzi ko ukunda Imana, nimba uzi ko wizera Imana, ikigeragezo cyose wahuye naco cyagukubise hasi, ongera kandi uyu mwaka uzamure kwizera kwawe. Umenye ko ari Imana igukunda, umenye ko ari Imana ikwitaho, umenye ko ari Imana igushaka, byatumye itanga Yesu ku musaraba kugira ngo umwizera wese, biravuga ngo kuko Imana yakunze, Imana yarakunze abari mu isi cyane. Ni ukuvuga ngo ni abari mu isi bose. Bariya bari mu isi bose nibo batumye Imana itanga Yesu ku musaraba. Ariko aravuga nanone ngo muri abo nyine, muri abo bari mu isi nakunze, abazanyizera, abazizera uyu nguyu ntumwe, nibo batazarimbuka. Mwumvise, Imana iradukunda twese, yatanze Yesu ku bwacu twese, ariko parmi nous, hagati yacu, abazamwizera, abazizera ko uwo nguwo yatumye, nibo batazarimbuka, ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. Nimba umwizeye uwo nguwo yatumye, ongera kandi uzamure kwizera kwawe, we gucika intege mu bugingo bwawe, we kuneshwa n'ibigeragezo uhura nabyo byose, ukomere ushikame, Imana iri kumwe nawe. Ibyo unyuramo ntabwo mbizi uyu munsi, ibikuruhije ntabwo mbizi uyu munsi, ariko ndagira ngo uyu munsi wa none wongere kandi uzamure kwizera kwawe, uzamure kwizera kwawe, umenye yuko ari Imana ibabarira. Iyo udafite kwizera, burya habe n'iyo wakoze icyaha wiciraho urubanza, ariko ntunamenye yuko hariho Imana igihari. Imana ihari kugira ngo ikubabarire icyo cyaha cyawe. Kwizera kwawe niko kuguteresha intambwe yo kugera ku bindi. Udafite kwizera ntacyo wakora. No mu buryo busanzwe n'aha ngaha turi, hari risike twafashe, turavuga ngo reka twizere yuko nibwo bizagora gute tuje muri za process turebe ko tuzagera aho twageze. Ko ni ukwizera mu buryo bw'umubiri. Iyo wizeye urapenetra, ugahura n'ibisitaza n'ibikugora byagusubiza inyuma, byatuma uretira ibyo wari urimo ukiretira ukabivamo, ari ugakomeza gupushinga paka ugeze ku cyo washakaga. No mu buryo bw'Imana niko bimeze. Intambara zo mu mwuka duhura nazo, z'amagambo, z'imitego ya Satani mu buryo butandukanye bwose, icyo nicyo kigaragazo cyawe. Gifesinge, wizere Imana, umenye ko nubwo kibaye, Imana irabizi ko cyabaye. Wibaza nyine kuko Imana yemeye ko kibaho. Ahari nugira ngo igerageze kwizera kwawe. Ni mpamvu twasomye hano yavuga ngo mwemere ko kwizera kwanyu kugeragezwa, kugira ngo kwihangana kwanyu koko gusohoze, kutawize umugayo na gato. Izere Imana, kandi wizere ko ubabariwe koko, ntukicire urubanza. Icyo wihanye warakihanye,
Satani ihora ikwibutsa, niko kuneshwa kwawe. Muri ibyo ndavuga ngo Satani ahora anyibutsa intege nke zanje, ahora akwibutsa n'ibyo wihanye, ariko uzimubwira ngo narababariwe. Ibi ngibi uhawe unyibutsa, mfite umurengezi wanje uhora umvugira, mfite avoka wanje ari we Yesu Kristo, ni nawe Mwuka Wera ahora atuvugira ku Mana. Ariko wizere Imana ko yakuneshereza, wizere Imana ko yagukura kuri urwo rwego rwo kutizera, rwo kuneshwa buri gihe. Umusaza umwe ngo baramubaje ngo se muze, ngo uramutse upfuye woja mu ijoro? ngo aravuga ngo aho washira nojaho. Urumva ntiyari azi ibyo yizeye. Umuvugabutumwa w'ubushize yaratubwiye ngo abantu bagiye gutambuka imbere kwihana, umwe arama eglise abwiriza, hanyuma umuvugabutumwa akavuga ati abatarakizwa batambuka imbere tubasengere bakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Baratambuka, ariko ngo batambukamo n'umuyisilamu, ariko ngo yakoraga ibyaha byinshi. Mwoye kubona gusa abasenzi isengesho rigufi gusa, ngo mwature aya magambo bayasubiremo, abandi baja kwicara, iwe ntiyagenda. Baramubaza ati se kutagenda? Baravuga ngo uyu mugabo Yesu, ngo arababwira ngo si uyu mugabo Yesu ngo kweri ngo azanshobora? Ese kubera iki? ngo ibyaha nakoze, kuko mbona afite akazi kenshi kweri, azantransforma kabisa, nshire ku rugero ashaka. Uko ni ukwizera gukeya. Yesu afite imbaraga zinesha icyaha cyose, ariko bisaba ngo umwizere, umwakire muri wewe. Kako ya Pawulo yavuze ngo sinje uriho, ni Kristo uri muri nje. Sinje ushobora, ahubwo ni Kristo udushoboza gukora ibyo dukora. Kwizera kwacu ntitwakwishoboza twenyine, keretse twemereye Yesu Kristo akaba mu mitima yacu yuzuye, noneho akaba ari boostinga kwizera kwacu kukagera ku rugero we ashaka, kugira ngo ikigeragezo cyose duhuye nacyo tubashe kukinesha. Biravuga ngo ntabwo twahabwa ibigeragezo bisumba kwizera kwacu. Ibyo duhura nazo byose uzumenya ko ari inzira imwe igugeza ku yindi ntambwe. Ni ama esikariye. Kwizera kwawe kwaba ama esikariye. Ibigeragezo byawe uhura nabyo bizakubera esikariye, ukatera intambwe ukayirenga, ukaja ku yindi, ukayirenga, ugahura n'ikigeragezo ukakinesha, ukaja ku yindi esikariye. Ariko niba ikigaragaza cyose uhuye nacyo kigukubita hasi, uzahora kuri ya esikariye imwe gusa. Ndabasabira kugira kwizera, kandi mwizere Imana na Yesu Kristo, nk'uko yavuze ngo mwizere Imana naje munyizere. Mwizere ijambo ryayo ko ari ukuri, kandi mukundane, mukunde abera, mwihangane muzo munyuramo byose, ahubwo kwizera kwanyu kubashe gusohoza kose mu kwihangana mubikoreramo. Ndagusabira wowe unyumva uyu munsi ngo wongere boostinge kwizera kwawe. Wizere Imana nk'ishobora byose, wizere Imana nk'itagutererana mu byo uhura nabyo byose bikuremerereye mu muryango wawe, bikuremerereye mu mutima wawe, bityo utabwira umugabo wawe, utabwira umugore wawe, utabwira umwana wawe, utabwira umuvandimwe wawe cyangwa se ababyeyi. Imana irabishoboye. Ubumbure akanwa kawe wibwire, kuko niyo ishobora byose. Murakoze. Ndabasabira kugira ngo mwongere kandi mugire kwizera, mufungure amaso y'imitima abone imbaraga z'Imana, kuko ari Imana niyo itanga kwizera. Nutayiha umwanya uhagije, kwizera kwawe kuzasinzira. Ese ibyo uhawe ugaburira mu mutima wawe ni ibihe? Ibyo ugaburira mu ntekerezo zawe ni ibihe? Ibyo ugaburira mu maso yawe ni ibihe? Ibyo wibwira buri uko bukeye n'uko bwije ni ibihe? Gaburira kwizera kwawe, gaburira umutima wawe ibitunga kwizera kwawe. Mukundane, muvugane neza, mwihanganirane, musengerane, kugira ngo tumenye neza yuko twebwe turi ingingo za Kristo. Wowe nkurikira, uri urugingo rumwe nanje. Sinakata urugingo rwanje ngo ndute hasi, kandi nzi ko ejo nzarukenera. Twubakane, dukundane, nibwo Imana izatura muri twe, no kwizera kwacu kandi kukazamuka kugashimisha Imana. Ndabashimiye ko mwabanye natwe. Imana ibarinde, Imana ibakomeze.
Imana ibaneshereze igisa n'ikibi cyose, igisa n'ikigoye cyose, icyakunaniye, icyakunesheje. Ndasaba ngo Imana uyu munsi yongere kandi ikirestore, wongere kandi uje mu murongo ukwiriye, Imana ikwishimira. Imbaraga z'Imana zibane nawe, ubuntu bw'Imana bubane namwe, kugira ngo iminsi yose ibyo ukeneye byose uze uhora ushira Imana imbere, kugira ngo Imana ibashe kugushoboza mu byo wewe utashobora. Imana igushoboze mu byo wewe udashobora kwishoboza. Nta na kimwe twakwishoboza, ahubwo Imana niyo idushoboza kugira icyo dukora cyose. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, ahubwo imigambi yacu yose tuyiharire Uwiteka, kugira ngo ibyo tubasha kugeraho byose tubigezweho nayo. Ibigaragaza uhorana nazo byose, ihangane kandi uzamure kwihangana kwawe, uzamure kwizera kwawe, kuko Imana ariyo yashatse ko bikugeraho. Ariko nawe wizere Imana, usenge Imana ibongere kandi ikongerere kwizera, kugira ngo ubashe kunesha ibikugerageza byose. Murakoze, Imana ibahe umugisha, turabakunda.